tubifurize kugubwa neza bakunzi ba Nino TV mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho n'ubundi nk'ibisanzwe rero tugarukanye amakuru agezweho. Murabizi ko ibiganiro byacu bigaruka kuri politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukagaruka muri aka karere duturiye, ariko kandi tukavuga ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kugaruka kuri byinshi rero bikomeje kugenda bicaracara, byaba biri guca ku mbuga nkoranyambaga, ari nako kandi tubakurikiranira kamwe ku kandi ku makuru bakomeje kubera muri aka karere duherereyemo. Ntabwo byoroshye rero, ni imirwano ikomeje, ni imyiteguro y'intambara ikomeje, ni intambara za diplomasi zikomeje, ni intambara za propaganda n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bimeze bite i Kinshasa? Iri joro ryaraye mu by'ukuri benshi bavuga bati ntiburi buke, ariko nibunacya ibintu birashobora kuza guhinduka. Benshi bari batangiye kuvuga bati nyamara ni coup d'etat, ibintu birarangiye. Ni mu gihe muri komine ya Ngaliema humvikanaga ikitwa imiripuko, amasasu menshi cyane mu mujyi rwagati i Kinshasa, ko aho bita kuri entrée ya Organisation de l'Union Africaine, ni ku cyicaro gikuru cyane ndetse ni hafi ya presidence. Benshi bavuga bati nyamara igihugu gishobora kuba gifashwe. Byatewe n'icyo mu masasu yarayiki niyo ngiye kugarukaho. Tshisekedi yasubitse bitunguranye uruzinduko yarafitiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi usubika urugendo yarafite uruzinduko muri Etazini, ntabwo byoroshye. Ejo bundi ndibuka ejo bundi ubwo umupira nejo bundi je crois ni dimanche soir, hari kuba finale ya Coupe du Monde, igikombe cy'isi, ubwo igihugu cya Espagne cyakinaga n'igihugu cya Argentine ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. Benshi bavuga ngo ariko ngo murebe yaranganya amaso muri Kirumbu niba mutaramubona wa gusa ngo Tshisekedi ntiyaba ari muri iyi match kweri. Ariko nta wari uhari kubera ko ari umuntu mu by'ukuri ku bijyanye n'ingendo arabikunda, ndetse yigeze abazwa kuri bila cyangwa se ibyo ashobora kuba yarakoze. Aravuga ati ngewe kabisa mu byo nakoze muri iyi myaka, muri manda yanjye ya mbere, ati je consacré mon mandat à des voyages. Baramwise voyage, bamwise nyirasafari, serugendo, ibintu nk'ibyo, kuko yahoraga mu ndege, kuko byagaragaye ko mu myaka 5 hafi imyaka 4 n'igice yayimaze ari mu ndege. Ya manda ye ya mbere yayimaze ari mu ndege atari mu gihugu. No kuvuga ngo rero uyu mugabo wari ufite uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kurusubika ikitararanyije cyangwa se ikitaraganya. Benshi baribaza batese bigenze bite kuri Chilombo. Rero ngiye kubigarukaho mpubwira impamvu uyu mugabo yaba yasubitse urugendo, nubwo bwinshi cyane aho ateganya yuko ashobora kuza kubitwa coup d'etat cyangwa se akaba yahirikwa ku butegetsi mu buryo butunguranye. Turabigarukaho, ni nako kandi turi buze kugaruka ku kutumvikana kuri hagati y'ingabo za FARDC ndetse n'abacancuro. Ibi ngibi rero bikomeje kubera mu mujyi wa Baraka, aho batari kumvikana nyuma y'uko drone ku munsi w'ejo yakoze amabara mu gitondo. Drone bivugwa ko swat yaba yaraturutse mu ruhande rwa M23 cyangwa se ikaba yaraturutse ku basirikare b'abacancuro ubwabo bari bafite objectif yo kugabira drone ikajya kurasa kuri point zero no ku gace ka Murima karimo ingabo za M23, ikabirinduka ikarasa abasirikare babo ndetse n'ibikoresho byabo. Kavuga bati abacancuro bari kubikora nkana, ati bashobora kuba nabo baratamitswe. Ati se ibi nibyo nta kumvikana kurimo. Ni nako kandi hagati ya za Wazalendo cyangwa se aba bamayimayi bo mu bwoko bw'ababembe nabo batari kumvikana ku bijyanye n'imiyoborere, aho uwitwa Yakutumba bivugwa ko ari indembe irembeye i Bujumbura. Kavuga ngo uyu nguyu aranashaje n'ubundi nta nubwo agomba kutuyobora, ati ibyo bintu ntabwo dushobora kubyumva. Kavuga bati dukeneye uwo bita Mutetezi Trezor, ati nubwo Yakutumba yishe Mutetezi Kibukira wari uyoboye, ati dukeneye uyu mukiri mutoya, ariko nawe ntabwo ari muto de toute façon, atariko niwe dushaka. Ati yenda ibyo tumubwira bashobora kubyumva, atariko Yakutumba we turamubwira ibiti akabivunira mu matwi. Ntabwo biri kuhuza rero na gatoya. Ni nako kandi turagaruka ku baturage barimo barahunga kwa Murima. Ngayo nguko nuko bimeze, nuko amakuru yacu ainstaye, nuko nizo ngingo amakuru yacu yubakiyeho. Icyo tugusaba rero nta kindi, nyamuneka nuko dukandira kuri subscribe mu by'ukuri
tufite umuryango mugari cyane kuri Nino TV ibihumbi hafi 60 n'ibindi bidukurikira, ariko kandi dukeneye like nyinshi cyane, dukeneye ko nawe wiyunga muri uwo muryango ukajya ukurikira amakuru. N'amakuru twebwe tubazanira amakuru yuzuzanya, no kuvuga ngo update ndetse n'amakuru ya tele. Urumva turuzuzanya cyane, tele tuba turi kuri habari za hapa na pale. Mwanandake tayari muramuzi ko abari kuri tele babwira uko situation zimeze kuri tele, birimo birakorwa kuri tele, nanjye update igezweho nanjye nkaza nkayibadondosha gake gake. Rero niba utarakoze subscribe kuri Nino TV, menya ko wacikanywe cyane, wacikanywe n'ibiganiro byinshi cyane. Munyemerere rero ngaruke Kinshasa, amasasu yaraye yumvikana ahitwa Ngaliema, amasasu amasasu yumvikanye ku bwinshi. Reka banza nabasomera iyi poste kwanza yagaragaye rugikubita, aho bagize bati plusieurs coups de feu ont été entendus à l'entrée de la cité de l'Union de l'Organisation de l'Union africaine, de l'Unité africaine à Kinshasa. Hajya oya si Organisation de l'Unité africaine, yego niko yitwaga kera, ubu ni Union africaine. À Kinshasa, à la suite de l'évasion de détenus de l'auditorat militaire de garnison d'Ngaliema. Les circonstances exactes de cette évasion et le bilan de l'incident restent à établir. Anasoreza naho ngaho ati amasasu yumvikanye mw'abantu mwe abatekerezaga ko ari kudeta, ati siyo, atahubwo ni imfungwa zatorokaga, zashakaga gutoroka ndetse ziza no kunabigeraho ziratoroka, biba ngombwa yuko abashinzwe kuzirinda barasa amasasu menshi cyane, aho byahise bikekwa yuko byaba ari ya mateka yisubiyemo y'uwitwa Christian Malanga. Christian Malanga muramwibuka? Abo twabanye mu binyamakuru twakoreraga mbere, ariko si kera, ni vuba, 2024. So Christian Malanga yaje gukubita coup d'etat, ndetse mu by'ukuri yari yanageze ku ntego zidasanzwe, ariko ntekereza ko abamurwanyije nabo ngo bari muri gereza. Niba ngo abagombye kumufasha ahubwo ubutegetsi bugahirikwa nibo ubu ngubu nibo bafunzwe. So uyu mugabo rero yari yaje gukubita coup d'etat, ariko ntibyamuhira, aho abasirikare be bari bake cyane, bageze kuri 20 bonyine, aho abaje ndetse kuraswa benshi bakicwa, abandi bagafatwa. N'uyu Malanga wari ubayoboye ubwe nawe agahita araswa agapfa. Ubwo bashaka kwinjira kwa Tshisekedi, kwa Vital Kamerhe bari bamaze kuhinjira, kwande niwe president wa assemblée, yari ministre de l'économie je crois icyo gihe. Hanyuma bari bamaze gusakaja, binjiye muri bureau ya assemblée, bari banavugiramo amagambo. Urumva ijoro ryose se baraye umujyi wa Kinshasa bawo za nzego nkuru bazijegajeza, ariko se muri kwa kuzijagajaga byabagejeje kuki? Ko ntacyo byagezeho, ko havuyemo urupfu gusa, abandi bakanafatwa bagafungwa bagakatirwa urwo gupfa, ndetse na bamwe mu bakekwaga nabo bagafatwa. Igihari rero, abangaba bari barimo batoroka, isasu riravuga, Tshisekedi aho yarari ubwoba buramutaha, aravuga ati ibintu ntabwo byoroshye. Ibi ngibi rero byakubitanye n'uruhurirane yari amaze gusubika, benshi bagize ngo wenda ngo niyo ntandaro itumye subika urugendo, ariko yari amaze kurusubika bitewe n'impamvu zidafite aho zihuriye n'urusaku rw'amasasu. N'ubona ngo we yasubitse uruzinduko, afite inama ateganyije kugirira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagombye kuza, uvuga ngo ejo yari kuzaba ari muri Leta Zunze, ejo le 20, uyu munsi turi le 20, ejo tariki 22 yari kuzaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagombye kujya kwitabira mu by'ukuri ibiganiro by'akanama k'umutekano ku muryango w'abibumbye, cyangwa se Security Council, inama igomba guterana, ariko we akagaruka cyane specifiquement ku byo Nations zinakoze kwita minere critique. Minere critique ngo n'amabuye y'agaciro acukurwa ngo mu bice biba biberamo intambara, ati mu by'ukuri akaba ari amabuye ayeshanjwa ku giciro cy'amaraso. So nibyo bita minere critique. Akaba rero yari kuzagarukaho abivugaho, ndetse n'amasezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ariko Cirombo byabaye ngombwa yuko avuga ati ibi ngibi nubwo nari kuzajya gusabira u Rwanda ibihano ngasabira M23 ibihano atariko ibireka mbisubike nshobora kugenda nagera muri Amerika nkabura ukuntu ngaruka nkasanga igihugu bakimfatanye. Ati nshobora kugenda nkitabira iyo nama ndi hamwe na Kayikwamba none inzira yo kungarura Kinshasa nkayibura. Kubera iki sasa? Ku munsi w'ejo tariki 22 hateganyijwe imyigaragambyo y'akataraboneka yateguwe ku rwego rukomeye cyane, yatangiye gutegurwa kuva tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu je pense, sibyo siko bimaze le 8 z'ukwa gatandatu nibwo hagiye hategurwa pango yuko hazabaho imyigaragambyo karundura le 22. Abonye tariki 22 ziri hafi kwegereza, umugabo aravuga ati reka nemere yuko hazabaho dialogue inclusive cyangwa se ibiganiro bidaheza, wenda ndeye ko babyumva bagavanaho tension bari kuzamuraho yo guhindura ikitwa itegeko nshinga. Amakuru akavuga ko uyu mugabo mu buryo yabikozemo bijyanye no guhindura itegeko nshinga bikomeje kumubana ibibazo bikomeje kumubana urusobe, akavuga ati ibintu nawe nshobora kuzabishobora, reka nemere ko nzaganira iriya myigaragambyo ye kuba kandi imyigaragambyo y'abakongomani nubwo bavuze ngo iba pacifique kirazira, utazi umuzayirwa niwe wamuvuga kamwita umuzayirwa kubera nuko ngo tubibavuga, utazi umuzayirwa ashobora kuza bapanze ngo ni marche pacifique ariko ntibibaho kuri bo, nukuvuga icyo ahuye na cyarangiriza nubwo yabiri protejute igomba kuvamo ikitwa ibuye, igomba kuba mwibuye, igomba kuba imijugujugu, igomba kuba amaraso, ntago bishoboka ko hashobora kuba nubwo yari imyigaragambyo yewe n'imyigaragambyo y'abarimu cyangwa se abadokiteri muzi ko abaganga abadokiteri iyo bakoze greve ushobora kuvuga ati none abantu kameme biyubaha bari kurekrama amarire cyangwa se imishahara cyangwa kugira ngo bazamurirwe ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bakoze imyigaragambyo urabizi ubuze ukuntu bijya biba bambara amaburuzi y'umweru dedasa neza, ariko igihe cyo gutaha bakajya gutaha ya maburuzi y'umweru dedo yahindutse imituku. Muzahirwa ntabwo ibyo ngibyo bimuzana muri Assemblée Nationale se bari gusigana ka mu nteko ishinga amategeko, abadepite ubwabo barimo barashwana ku kantu batumvikana kamwe ubundi abazanye amakoti afite fante imwe ataha amakoti yamaze kugira za fante zirenze 10, nuvuga niba yifite akafa kagahanuza k'inyuma ubundi ataha hose ikitwa amakoti yahindutse amasengeri cyangwa se amajire. Bijya bibaza ni mujye mubibona bararwana ivumbi rigatumuka. Nicyo ushobora kumva ko n'umuzayirwa ntago muvugana abiri ubundi mutarasingirana ubundi n'amenyo byaba ngombwa mukayaryana bibaho. So uyu mugabo rero yavuze ati ibintu ntabwo nshobora kuzabyihanganira cyane ko nshobora kuzaba ndiriya najya guma nkumva abajama bamaze kwinjira n'iwanjye bahatwitse ko bazahirwa bakora. Mugabo rero ahita avuga ati afazari bazabikore mpari nibwo nzabona uburyo gusa nubwo iyi myigaragambyo iteganyijwe ku munsi w'ejo ariko biragaragara ko hari Tshisekedi buri cyitwa ifaranga yatangiye kurinagamo kugira ngo ateze kutumvikana baba opoza babantu batavuga rumwe nawe bateguye imyigaragambyo ashyiremo agafaranga bamwe bave mu bandi bagende bavamo. Icyo ngicyo cyaragikora cyane aragikora kandi buriya ni imbaraga z'ubutegetsi zibera mbi, cyitwa buriya pouvoir ni uko iyo imbaraga zawe ubona hari ahantu zanze unagama igiceri, kandi iyo unazemo igiceri byanga bikunze ku mukongomane ntekereza ko kabisa twebwe uburyo dukunda nk'icyitwa ifaranga ntabwo wanagamwe ibiceri ngo binanirane, aho byananiranye aho byabereye imberenge nubwo ajya ageramo ni muri AFC. Muri AFC naho anagamwe ibiceri ntimubirebe kuri yajya yoherezamo amafaranga kugira ngo rero iyo yakreye amadivision byabaye ikibazo nubwo ageramo bikaba bishobora gushaka nko kugira ariko byaranze bitewe nuko lite yabaye lite.
bafite umuyobozi coordinateur militaire uri charismatique udashobora gupfa yanumvise ko watangiye kuba korompi, ashobora kugufata bagashaka ahandi hantu bagushyira kwanza darantereta, ubundi ukazagarukana n'abandi bamaze kugera Kinshasa kugira ngo ibintu byangirize. Donc leader charismatique, leadership ye ndetse n'ibyaha bakoze byo kubakatira ibihano by'urupfu n'ibiki ibintu nk'ibyo byabaye la base yo kuba batazashobora gukorompa AFC M23, sino ari amafaranga bagura za drone n'iki, bohereje amafaranga arenze ku bantu kugira ngo banigumuraneho basubiranemo, byarananiranye. Niba mutari mubizi ibyo ngibyo byagiye biba. So nuko nguko byari bimeze Kinshasa. Rero reka mpite nigarukira ngaha mu burasirazuba bwacu mu gace keza cyane ndetse kari demographiquement très riche, nuvuga ngo ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu bw'igihugu n'abaturage. Rero uburasirazuba impamvu tuvuga ko bwa Kongo bukize, mukabona n'agace kamwe bafata locality imwe ukumva Kinshasa yatitiye, mu gihe ke iyo locality n'abanyakinshasa badashobora kumenya ngo ibaho uburyo Kongo ingana bwayo, nubwo bafata aho M23 ifite nta na 1/6 mirimo bafite, nta na kimwe cya gatandatu, ariko ni axe ituwe cyane kurusha handi. Handi yitwa ngo ni hagari, nta baturage bahari, nta n'amabuye y'agaciro ya danje ahaba. Noneho urugamba rero ruri kwerekera hahandi bita mu mutima w'igihugu. Umutima w'igihugu nehe? Ni Grand Katanga. Ko batari babizi, donc pumo, ntabwo dere ni pumo, niho hantu hatuma igihugu kibaho. Do gufasha Katanga ukayikura kuri Kongo na Nord Kivu na Sud Kivu, deja igihugu ntabwo kiba kikiri igihugu, cyo cyabaye igihugu, ntabwo kiba ari ikintu, parce que parti y'amaminere, parti iri favorable kubiri buri kimwe ku buzima bwa muntu, urwo ruhande burutwaye. Nuvuga ngo ubusize yo bita Kivete Centrale, iyo kubamo bigoye, ahantu hadahingwa, ahantu h'amashyamba gusa, ahantu hahituriwe n'abasangwa butaka, kiba ari ikibazo. So rero muri mu karere kacu mu burasirazuba kwa Murima, abaturage batangiye guhunga nyuma yo kubona ingabo zitagira ingano zaherekeje ni ingabo z'abarundi, ingabo za FRDC. Ntabwo kwa Murima mbibutse ko hasangiwe na M23 na FC M23, donc M23 na coalition basa nkaho bombi bahafite, kubera ko coalition ntabwo yahageza bien siri imodoka, ariko bashobora kuza ku maguru bakagera kwa Murima na FC M23 ibareba. So icyo bashobora kwirinda ni attroupement cyangwa se kwishyira hamwe ari benshi, ko bashobora kuboherereza akantu kakajugujugu cyangwa se akantu kakanombori, ugasanga bibaye ibibazo cyane. Apari ibyo ngibyo, icyo mushobora kumenya nuko hari bombori hagati y'ababembe bo bwabo. Hano kuvuga ngo Yakutumba afite igice cye no bita Mutetezi Trésor akagira ikindi gice. Ndavuga mu balidere bari gushaka uburyo bashobora gusimbuza Yakutumba witwa Mutetezi, kandi uyu Mutetezi afitanye bifu na General William Yakutumba, kuko uwo Mutetezi Trésor yasimbuye bamwitaga Mutetezi Kibukira yarapfuye, kandi yapfuye yishwe na Yakutumba. Iyo bifu rero iri hagati aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo ya, ntabwo bishobora kuza koroha kuri coalition bitewe nuko batari kumvikana. Kandi Yakutumba muzi ko arembeye, son état de santé très critique hariya muri Bujumbura, numva ngo ntabwo ameze neza, ashobora gupfa isaha yari yose, ariko aracyafite uruhande rukimushyigikiye. No kwa Ngoma Nzito naho nuko byumvikana. Izi ni operation nzagarukaho mu buryo burambuye, naziteguye neza cyane. Donc mumenye ko hari bombori iyo ngiyo. Muri FRDC naho naba bazungu ya Cancuro ntabwo biri kujyana, ntabwo bari kumacinga bitewe n'ikihe kibazo. Ku munsi w'ejo drone mu masaha ya mu gitondo yarashe Imbaraga, irasabasiye benshi ndetse n'ibikoresho. Ari amakuru atubwira ko bimwe mu bikoresho bye byateguwe byo kunganira air system defense yagejejwe hariya byahiye nabyo ejo. So amakuru akavuga ko rero ibi byatumye habaho kutumvikana hagati ya coalition igizwe nyine na bari abakongomani, ingabo z'u Burundi abo ngabo, ndetse na baba mercenaires bakoresha iryakoranabuhanga ryabo. So bakavuga bati batuzaniye system defense, iyi drone bigenze biti kandi baratuzaniye ubwirinzi.
ati rero bishobora ko kuba namwe muri kuturasa nkana, muri kuturasa mubishaka. So rero harimo kutumvikana, abacancuro bati namwe muduhereza coordonnées mbi, mushaka ko tubigenza dute? So ukabona ko rero harimo beef. Icyo nshobora kongera kugarukaho, nababwira ko hose ku mirongo yose y'urugamba hari imyiteguro idasanzwe. M23 nayo iriteguye, mwabonye ingabo zambutse zijya Bukavu, izi rero zateje kasheshe muri biriya bice. So ndabona Nanga yamaze kuba yamagana tayari ibijyanye n'iby'ibiganiro, avuga ko ibyo ngibyo nta n'ibyo azitabira. Ibi byose rero turaza kubigarukaho mu makuru yacu ari imbere. Tubashimire cyane, twongere dusubire mu kanya. Bye bye.